jawe no ku maboko yawe kuko iyo ufite umwera umubiri ufite umwera utisiza amavuta urandika ugasoma none ugafata umwana ufite umwera nkakwandikira ko nkwereje umwana nkakwandikira mbese mu Giswahili wa mwana ntakizi kuko ntamwijana nanse ukuboko tishira runaka genda umwereke namwandike ndimbo nshuti yanje uno munsi mfite abashitsi nifuza ko nawe wabuhari ndagutumiye umwana akagenda nakavuga kakwereka ugasoma uti ndavyumvisha uti ngwino nasha nawe ugafata uko wandikisha iki akatsi giti wamwera w'umwana basubije ndaza mukanye ndaje donc ntimwasigaga abana amavuta kugira ngo babe amatablo abana ntibasigwaga amavuta kugira ngo babe amatablo no mu biraro twagira amavuta twaga dusiga amavuta era yenga yakere yitoko tukayanga tukayazira yego nje uyu ngure none se kunywa inzoga kuri mwebwe ni icyaha cyangwa se icyaha kumeze murayibona ndabatumye musogongere ndetse mfite mivinyo mfite biere mfite n'izindi zakozwe hano mu Rwanda nziza cyane no kuvuga ngo kuri mwe nta kibazo kirimo no ikibazo kirimo no gusinda ikibazo kurimwa nuko kujya gusinda ikuyobya yego kurya kuyoba hari guhe utakaza umutwe ukavuga amagambo adakwiye ukarwana n'abantu yego ukiyandagaza tuvuge hakaza ibigeregezo byinshi byo ku mubiri ko gusambana n'ibindi birashoboka ibyo ngibyo ariko inzoga yonyine si icyaha nicyo ikiyivamo kandi ukacyemera nawe icyo utacyemeye ntigitworeka azagaruka neza sobanura kuri aka kantu iyi rero ni huguru narisomye ngaha mu migano ya hano mbwira ababikira batazabumva amateka yacu ko twabaye abakristo iyi ni tableau iyi ni tableau twazi kwiga kwandika ukazana ya makaramu ya idafite intuze encre ngubwina mugani wacu mu Kinyarwanda wino crayon Giswahili crayon iyo wandisa urandika ukandika ugasoma ukandika byose nakwandika nkuza amagambo kayiho umwana ntekera runaka kayigushyira ugasoma ukabyumva washaka wanasiba ukandika ibindi ukansubiza iyi ni tableau ariko ni huguru ry'umugano barabikoresheje cyane muri myaka ya 1985 tukiri mu minengo ariko turi mu biraro kuri Nyamari Nyamizungu hari mu ntuze mu ahantu hose hari imigano twakoreshana amahuguru kwandikira no kuvuga ngo batangiye kwiga kera nibi bakoreshaga nk'amakaye barge batagiye mu mashuri oya abatagiye mu mashuri abatari mu mashuri abantu benshi bacu bize batagiye mu mashuri yego kabakuru banje bose tabagiye mu ishuri n'umwe bagiye mu bindi ariko narambuye wambaje urupeta nshaka kujya muri byose yego ngusubize ku rupeta rero uru rupeta naco ri ikimenyetso cy'ubusenyeri subupadiri umupadiri ntiyakwambara urupeta nkuru hariho nkuze muri bambaye impeta ntoya gatoya agashyira ku rutoki cyangwa ahangaha ikimenyetso cy'ubusenyeri kuko n'abashyinguye bafite abagabo n'abagore barazambara abahawe abashyinguye mu bukuri mu nzira nziza katolika protestant même laïque même les païens bambara impeta ni alliance yingiye alliance niki kuba ngo mwahawe mwanywanye gihango n'Imana cya gihango ikinywana nabi baguhaye ngo uzabayobore nuvuga ngo mwarashingiranywe nabo ni nk'ubukwe icyo gihango twabigereranye n'ubukwe safeke y'impeta yanje ibwiye ababizi ko mfite ahantu nayoboye nkamusenyeri naho ntakiyafite muri Gatolika yose ndemewe ni umurongo w'abayoboye icya kabiri buri musenyeri ahitamo yashatse zigira ishusho nyinshi ngiye nanditseho nashyizeho inuma hejuru hariho inuma mwana yirewe mukayireba hariho inuma urabona ko hari inuma iyi niyo nashyizeho abahanga barayicora bayishyiraho ndayibasobanurira muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Mugorore One TV ndetse n'aba Sage TV 1 kuko mubibona twaje hano gusura umutumirwa wacu abantu benshi wenda baramuzi ku social media abandi baza amateka yiwe
rero twaje kumubazanira kugira ngo mumubone, abatari bamuzi bamumenye, bamenye n'amateka yiwe, bamenye n'iyo akomoka. Byose araza kubitubwira mu mwanya mutoya. Nje uri kuri mikoro ni Ndayishimiye Theophile, tukaba turi kumwe na Sage Gikundiro ariwe nyiri Sage TV1. Rero umubyeyi wacu ni karibu, watangiza utwibwira. Murakoze, murambabarira kuko mfite ibicurane byanze gukira, ndagenda nkorora, ngenda nshikiza ibyo mpaye mvuga ko birizo mpamvu. Icyambere ndabashimiye ko mwaje kunsanga hano. Nibwo bwa mbere mbabona uko mwebwe muri abasore. Mwazga mwumva amakuru yanjye wenda mukibaza niba mbaho koko, mwashatse kuza kumbona ngo mwibonere mwenyine kandi munyumve. Ndiho, ibyo babwiye byinshi ni ukuri, harababwira ibitariho ariko byinshi ni ukuri. Yewe rero nitwa Cyambere, ndi umusenyeri. Musenyeri ni mu bayobozi b'itorero Gatolika. Iryo nayoboye ni iry'Ibuvira, niho nkomoka muri Kongo ibuserukirazuba, hakurya ya Bujumbura mu Burundi. Nkitwa Gapangwa Nteziryayo Jerome, cyangwa se Jerome Gapangwa Nteziryayo. Akenshi no nkunda kubyandika, ntangira ku izina rya Batisimu Jerome. Niryanjye banyise nkivuka ni Gapangwa, niyo niyise njyenyine Nteziryayo. Cyagihe mu butu yari kwavanaho amazina y'igikristo ngo n'ay'abanyamahanga, niyise Nteziryayo icyo gihe. Bondi umusenyeri aba ari umupadiri, yatangirira umupadiri nawe atangirira ku budiyakoni, yaho ni mu muhango wa Gatolika, mu nzira yo kwiha Imana no gukorera Imana mu bantu no gukorera abantu. Ariko nkomoka mu bantu, mu muryango, mu bwoko, mu gihugu. Igihugu cyanjye ni Kongo cyacu twese, ku mwaje hano mukomoka muri Kongo ni iwanyu. Yego. Ngakomoka mu bwoko, ubwoko bugira amazina menshi n'inzego nyinshi. Kuvuga ngo Abanyarwanda n'ubwoko, Yego. cyangwa se ngo Abanyamurenge niho mwumva neza ngo n'ubwoko, ariko Abanyamurenge tugira imirara. Iyo mirara nayo n'ubwoko. Yego. Uvuze ngo ndi umusita, hariho abanyabyinshi, hariho abasinzira, abasinga, tukabita ngo n'amoko cyangwa se ngo ni imirara, ariko twese turi mu bwoko bugari, aribwo ngo Abanyamurenge sasa Abanyarwanda hano mu Rwanda. Njyewe nkomoka rero muri abo mu bwoko bw'Abanyamurenge, mu murara w'Abasita, mu ishami ry'Abagwera. Yego. Iryo ishami ryo nicyo twita ngo clan mu Gifaransa, clan y'Abagwera, cyangwa se mu nzu, ariko mu bwoko bugari bakaba Basita, bakaba mu Banyamurenge bose. Dufite hariya hakurya mu Banyamurenge hari ababyanditseho ngo ba Mutambo Joseph n'abandi bagiye kumunganira nyuma. Dufite amoko cyangwa se imirara irenga 20, ni nka 26. Hari abagejeje 27 n'umunani. Ibyo nabyo ni uko umuntu uko abifashe, ariko turengeje 20 abari muri hariya muri Kongo. Bakaba nabo bakomoka ku bwinshi mu Rwanda runo turimo hano. Nibo basogokuruza bakera, ubu ko turasatira ikinyejana cya 3 turi muri Kongo. Abahavuye si twe, sinaba data, sinaba sogokuru cyangwa basogokuruza n'abandi imbere cyane, nibo bavuye mu Rwanda. Abandi wenda bake baturutse i Burundi, birashoboka ko hari n'abava muri Tanzania cyangwa se mu Bugande, ariko byari byo byose ndagira ngo bose baciye mu Rwanda mbere yo kwambuka. Usibye baciye wenda Burundi bwo hepfo
ukagira nkazi ya za Bujumbura n'ahandi kera gabi Bujumbura itarabujumbura ukwirungu ubu ndi muri abo ngabo rero mvuye mu byo kuvuga aho nkomoka tukiraho waruvuze ukuntu imirara y'abanyamurenge yagiye yambuka nyine ija muri Kongo wavuze aho uvuka inzu uvukamo ishobora kuba yaravuye mu kihe gihugu muri ibi bihugu bya Afurika inzu mvukamo sinabimenya hano nico mba ngiye kubeshya kuko nisanze ndi mu bantu bari muri Kongo niho navukiye yego inzu mvukamwo ngo abagwera nibyo shami rya mbere tuvuga mbere yo kuja mu Basita no kuja mu Banyamurenge yego bakomoka bamwe hano mu Rwanda bande mu Buganda yego icyo tuzi nuko Abasita benshi baturutse mu Buganda niyo mpamvu President Museveni azavuga ngo n'umusita birashoboka kandi hari babimaje arabihamya n'Abanyamurenge bamubajije arabihamya ko ari umusita yego bivuze ngo tugire isano nabo ariko kugira ngo baje muri Kongo icyo gihe baje basogokuruza ntabwo nibwira ko baje baturutse mu Buganda dayo Buganda bware butarabaho izina nk'ubu ngubu ng'igihugu yego hari amami yaho nayo na hano Rwanda hari amami yayo ariko ndagira ngo baciye mu Rwanda mbere yo kwambuka kuko niyo nzira ndahandi bunyura batanyuze hano banyura wenda muri Nord Kivu ariko ntabwo nkeka ko bariyo banyuze mu Rwanda baratura hanyuma barambuka ndetse basiga bamwe hano mu Rwanda hari Abasita yego ngiye mu bagwera rero nabonye igihe jenoside yakorewe Abatutsi hano mu Rwanda yabaye hariya mu Bisesero bahishe umugore witwa Nyiramugwera umugore ukuze mwiza yitwaga Nyiramugwera nkibaza niba atari umugwera akazi uwo mugore ubwo bamwitse Nyiramugwera birashoboka ko akomoka mu bagwera hano mu Rwanda cyangwa se cyangwa sekuru igihe Abanyarwanda birukanywe hano muri Kongo mu Rwanda muri 59 igihe ngoma ya Kayibanda itangiye banyanyagiye mu bihugu byinshi bikikije u Rwanda bijanye naho umuntu atuye aho yegereye hari abagiye Buganda hari abagiye Kenya hari abagiye cyane muri Tanzania n'abaje wacu muri Kongo abaje muri Kongo rero abo nabonye twabanye imyaka myinshi ni harya nigiye muri Grand Seminaire imuresa babashyize ahantu hitwa Chidoro n'ubu hariho hari abantu benshi b'Abanyarwanda abenshi baturuka nk'Ishangi ni hariya za Cyangugu yego hagati wenda Cyangugu na Kibuye niho Shangi na niho Eklezia Gatolika yatangiriye bwa mbere imisa ya mbere yasomwe mu Rwanda yasoma Ishangi niyo mpamvu uyu mwaka hariho pelerinage zaje Ishangi usoma kwibuka ayo mateka muri abo hari umusita yitwaga Cyprien nazaga mbagenderera nkiga muri Grand Seminaire kubafasha kubagendera bafite agahinda kenshi barabashize ahantu habi barahahinga bagira neza harabatera imyaka iraramira ibigori bishyimbo amazi arakamara hatora neza ariko benshi barahaguye mbere tukajyaga kubaha morale kubafasha kubiyegereza sanga harimo umusita witwa Cyprien umwe gusa niwe nabonye bivuze ngo yaraturutse mu Rwanda ari umusita urumva kuvuga be naho ngo mvugaho twaturutse basogokuruza babaje bambaye sinabimenye byo sinamenye kukubeshya simbizi sawa murakoze cyane andumva tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina turifuza ko watubwira amateka yawe watubwiye kuri musenyeri kandi mu Banyamurenge tugira abapasiteri n'aba bishope n'abarevera ariko ntitugira musenyeri ntaba musenyeri benshi tugira watubwira impamvu yatumye uhitamo kuba musenyeri cyangwa se ukatubwira n'igihe watangiye sava yego bon umbuye amateka yanjye ndasubira mavuka yanjye yego yewe navukiye kuvuka
muri yo twitaga ngo teritwari y'Uvira. yego Mu misozi yo hejuru niho nita ngo moyen plateau, kuko iwacu tugira deux plateaux. Moyen plateau naho plateau ni kugeza kuri milimetero ijana altitude, imetero 1300 niyo moyen plateau. yego Ukongera ukazamuka ukinjira mu kibira ugahuruka wagera hejuru mu misozi yo hejuru niyo haut plateau. Navukiye muri moyen plateau hitwa mu Karongi. Mu Karongi iryo zina Karongi riri ahantu henshi. Hano hari Karongi mu Rwanda, dufite kuri Karongi mu Minembwe hari uruzi Karongi narwo. Navukiye mu Karongi k'Ibuvira, hari n'uruzi rw'itakoze gatoya kitwa Karongi Ibuvira mu misozi. Niba mwara nk'abamenyereye Ibuvira, uyu muhanda uva Ibuvira ujya Ibaraka, hari aho hitwa ngo Ikigongo cyangwa se Katongo. Hahandi muri wa muhana hari inzira izamuka ijya mu misozi, ibanza guhitira ahantu hitwa ngo Mwigomba. Uvuye mu Igomba ukomeje kuzamuka winjira mu Karongi, niho iwacu niho navukiye. Aho habaga abanyamurenge benshi, ndabivuga uko byari bimeze bakitwa abanyarwanda. Navutse ndi umunyarwanda, twese n'abasogokuruza n'abaso twese twavuze turi abanyarwanda, niko twitwaga uko baturutse i Rwanda ku bwinshi. Mvukira mu Karongi kera gihe cy'abakoloni tugitwawe n'ababirigi. Uko ababyeyi bambwiye nabo twabanaga babonye mvuka, bambwiye ko navutse mu 38 igihumbi majana urwenda 38. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka mfite 87. We ariko ndavuka mbaho ngeze imyaka 4 leta itanzi, ntarabaruwe ngo recensement ngo bamenye abantu bose uko bangana, bazaga babikora rimwe mu mwaka. Namaze imyaka 4 bakimpishe ababyeyi. Imaze kubaho noneho baje kungaragaza igihe cya recensement yabaga yabereye mu Kavugwa, niho hari umutware w'abakwakuzi Rwiyereka, niho abantu benshi bazaga kwibaruza ngo babamenye. Data arantwara n'abakuru banje na mushiki wanje, asiga mama kugira ngo bone uburyo abeshya abazungu. Bamuhamagaye tuye ati ndi hano, se umugore ari ati yabyaye, niyo mpamvu ataje ngo ari kukiriri. Nibaga yabyaye ntiyabashaga kuza, ariko niki yabyaye ati umuhungu wamwise gute ati ni Gapangu. Mvuka icyo gihari muri 42. Urumva donc bangabanyirira imyaka 4. yego Na niyo ngenderaho mu gitabo ndangamuntu yanjye ngendera muri 42. Ni ukuvuga ngo mfite 83 ubu ngubu, ariko hari yindi ne bahishe mwakongeraho mugasaga 87. Bo mvukiye mu Karongi tuhamaze imyaka itari mike, uko nahavuse bahatuye sinzi igihe bahageze. Hari umugabo ubizi nuko muri kure cyane mwegereye mukamubaza, ni Stefano Mufungu, ubu ngo ari Buvira, niwe sebuku wa Boniface Budederi. Urya aranduta, aracyafite ubwenge, avuze amateka menshi yacu. Yaba hano mwegereye yabaga ibintu byinshi cyane. Tumaze imyaka aho mu Karongi, abi wacu bashaka gusubira muri teritwari y'Ifizi, kuko niho bibereze kuba mbere yo kujya ahangaho mu Karongi. Baje baturutse Ifizi muri teritwari mu misozi yo hejuru, mu Mutambara, kwibarabara, baja kubunga mu Kinyamurenge, mu Kinyarwanda no kwimuka. Iwacu no kubunga. Bajaga Ibuvira, bahamaze imyaka baraharambirwa, bashaka gusubira iyo baturutse. Niko twimutse cyangwa se twabunze tuva mu Karongi, none twasubira iyo baturutse mu Mutambara, niho muri Moyen Plateau. Baja muri Haut Plateau niho mu Minembwe.
hari hatangiye kumenyekana abantu benshi bamaze kuhatura, niho bagiye. Donc twavuye Buvira tujya mu Minembwe. Ndakekeranya ni ibintu bitanditse ko hari nka 42 nyayo, kuvuga nari maze nk'imyaka ntagiye nigenza, ndi umwana mutoya ariko nigenza. Ndibuka ahantu bamwe bampetse ariko akanya gato cyane, akandi narigenjeje njyenyine. Twari mu biraro mu Kinyoni, inka zacu zari mu Kinyoni, ubuhara hari mu Kinyoni mu misozi, uvuye mu kibira kirwa usiruka mu Kinyoni ubanje guca mu Kajembwe naho karere. Twavuye mu Kinyoni turagenda kuwa Kagano, turazamuka turakomeza tujya guseruka mu Minembwe. Twahiteye ahantu hitwa ku Mutanogo, ni mu Minembwe. Yego. Twarahabaye, niho mama yaguye. Mama yapfuye ngifite imyaka igera kuri 5 ndagira ngo. Murumuna wanje wankurikiraga ni Prote Muzero, ubu bari muri Arizona. Yari afite nk'imyaka 2 n'igice, yari akiri inshuka, ataracuka neza. Cyugiye mama yitavye Imana. Tuba aho ngaho ku Mutanoga ni mu Minembwe migari, ariko ku Mutanoga ngaho mbaye babona uko nahabonaga, basigaye bambwira ngo Mutanoga iri ahandi, ariko iyo nabaye usaho ni hagati y'Irundu no kuri Rwiko, ariko hahanamiye uruzi Minembwe, tubona kwa Ruvugwa hakurya niho twari dutuye. Twamaze nk'imyaka mama amaze kwitaba Imana, tukira abapagani twese. Data yari yazagaragura, yazagaterekera abandi, yazagabandwa, yazagayobora imandwa. Yari ngo twamwita ubu ngubu yari pretre mu gipagani. Yego. Kuko mama yapfuye, aho umuntu aguye bahagira ngo habaye ibyago, barahahunga. Bahitamo kuvaho tuji Gakenke. Ariko ingo mu mpamvu yatumye bahitamo Gakenke nuko aho twari tuhari muri twari y'Imwenga. Bashaka kumugira umucamanza ku rwego rwo hasi, donc juge de village. Kwase Bihunga w'Abagirundu. Papa yanga kuje muri ibyo ngibyo, yarabitinya kuja mu byo guca imanza, bizamujyana Imwenga gutanga ubuhamya kugira gute. Arabyanga, noneho havanga impamvu zibiri: kwanga icyo kintu no guhunga aho umugore we yaguye. Tuji Gakenke muri teritwari y'Ifizi, niho twabaye imyaka itari mike. Twaje kuhimurwa muri 52. Abazungu baratwirukana kugira ngo twari dutuye bahashyira inka muzamumva mu Kazariga. Izo nka siziwe Riga yari umushumba umushinga société de Grand Lac. Yari ifite base Kalemie yitwaga Albertville. Noneho bashaka ahantu bogira ubworozi bw'inka ameze neza, baza bahatandura basanga aho ni heza mu Minembwe no mu Turambo. Baratwirukana kugira ngo bashyire inka. Nicyo gihe twavuye mu Minembwe muri 52. Turamanuka dusoye Ibubembe. Ibubembe harya bavuye mbere bakijya kuja Buvira. Twaga tugenda tuzenguruka. Abanyamurenge barimukaga cyane ku mpamvu nyinshi: gupfusha umuntu, gupfunsha inka, ubwatsi bwabaye bukeya, izuba ryabaye ryinshi, habaye ibyago runaka, turaharambiwe. Bari libre, bagenda uko bashaka. Twari nomade en fait, ou bien semi nomade. Ntaho umuntu yamaraga imyaka 10 ataravunga, ntibishoboka. Niko twari wari umuco wacu. Tugiye Ibubembe, twahitiye hehe? Twubatse ku Gaharawe. Twabanje guhitira mu Rutabura nko gucumbika, ariko baza guhita akandi karenga atariho abantu, barubaka. Niho nabaye, niho natangiriye amashuri. Rero amashuri nayatangiye muri 53. Donc umwaka umwe tuvuye mu Minembwe niho natangiye. Navuye mu Minembwe ntaraje mu mashuri, nari mfite imyaka, mfatiye kuri yindi bambwiye ngo 38. Natangiye mfite imyaka 15. Ubwo watangiye primaire? Mwe mutangira mufite imyaka 65. Njyewe 15 niho natangiye kuri primaire. Bonaje bibanja kungora kuko papa yarakira umupagani,
atemeye idini aryanze idini gatolika igikristo ryaryo ryose abakristo ndabishakaga n'amateka maremere ntaje mu ni detail nabisubira ngo nyuma ariko kangende ku murongo nkamutinya kumusaba ngo nje mu ishuri kandi iryo shuri ku musozi wacu kugaharawe niho ndabafari dutuye yego abandi bakiga njewe nari umuhungu umukobwa kuko nakoraga imirimo yose yo mu rugo nta mukobwa twagiraga mushiki wanje mukuru nakurikiraga yari yamaze kurongorwa yaragiye donc imirimo yo mu rugo y'abanyamurenge niki no kuvoma amazi no kwahirinya icyarire gutoragura inkwi gutema ibishyito gusasira inyana gushaka ibishurushuru nabone ibishurushuru byo gusasa ku buriri niyo matera yacu gusasa ku buriri ico genta matera zari ziyabo twari dufite ibishurushuru niyo matera kandi byiza cyane bimaze kubona matera none se ntibibateme iyo byumye ko uzamumva bikomeye biravunguka mukazana ibindi ukajya gushaka ibindi byo mukabitwika murahindura ibyo byose narabikoraga ibirago byari bitarahaba ibirago ukabishyira hejuru imbere y'ibiraro ibikubo by'inka jo nambaye n'impu z'inka ngewe mbabwira ibyo ngibyo n'amateka ya kera yego bon noneho ngakora imirimo yo mu rugo bimbuza kwinjira mu mashuri mu nzu mwigiraga mu ijambo ry'Imana niho twigiraga n'amashuri abandi ngatinya papa ko nimusaba aranyishe yangaga idini cyane gikristo noneho igihe nahwinyana kuri aho karenge kaja muri iyo shuri ni inzu yari inzu bubase y'ibyatsi n'ibiti ngashira amaboko yanjye inkokora ku idirishya kinjiza umutwe ariko igihimba kindi kiri hanze ngakurikira ibyo abandi bahaye biga ngasanga ibyo bahaye biga nanjye ndabishoboye ariko nta burenganzira mbifitiyemo sinabazwa sinabaza sindi muri kaye dapele ngo bahamagare ngo bazi bahamagara abantu mujya gutangira mugarabe bose baje simparu ariko bambona numva inyota girakomeye noneho ngira nshaka uburyo nabibwira papa ntinyabona hariya njewe nzanyahura inyana ngasanga ko bariga kareba ngasanga nanjye nabimenya wanyemereye nkinjira aho ngaho ngiye kuvuga ndabereka uko Imana izikora ikoresha ibihe n'abantu n'ibintu papa wangaga idini ryaryo ryose ritari gipagani uwo munsi aranyemerera ntiyagize amahane ariko arambwira ati ugenda ariko nushobora kwiga ugakora n'imene yose wayikora ndakwemereye donc nakoze imirimo myinshi cyane se papa wawe yitwa nde papa wawe yitwa nde yitwa ubuga yaje kubazizwa nyuma icyo yitwaga Rwunamura Ntagorwa ubu amaze kubazizwa yitwa Yakobo Rwunamura Ntagorwa igihe cyamubutu bavanyuho amazina ngo Yakobo yitwa Fureko ni sekuru ni uriya iriya shusho niyo yiwe ubu ni Yakobo Rwunamura Fureko ariko ni Ntagorwa uko twakoze muzi ko ni Ntagorwa yego bon aranyemerera kibange gitangaza donc nkomeje imirimo yanjye nkomeje kujya mu ishuri igihe cy'ishuri bazaga biga mu gitondo nk'isaha 3 bagatangira kubera imisozi yaba hari imbeho bagatangira izuba rimaze guserura neza bagira ngo isaha 8 ishuri rikavaho hakaza kuzamena iby'amasengesho saa 9 saa 10 abantu bavuye guhinga bahingutse bavuye mu isoko bagarutse bakaja gusenga icyo gihe rero nakoraga iyo mirimo yose mara uwo mwaka wa 53 nsinda neza mba mu bambere kandi hari umwaka umwe gusa école première une école primaire umwaka wa mbere gusa birangiye byari bihise tahandi nagomba kujya tahandi nashoboraga kujya icyo gihe nja gusura mushiki wanjye babaga mu gashasha hagira ukombe niho bagiye gihe batwirukanye mu minembwe bo abenshi bagiye urukombe niho batangiye abambere kugira urukombe kubira urukombe nk'ingabo yaruvugwa n'abasinzira benshi abo nabo bagiyeyo njya kumusura ngezeyo
inkuru irankurikira imbwira ngo papa nawe yabaye yemeye Imana. Yagiye muri ya nzu yacu nawe arasaba ngo bamusengere, arafukama baramusengera, abakatekumene muri Gatolika. Yego. Numva ko papa yabaye umukristo, numva binteye imbaraga. Wenda ntazo azanyemerera ko najya gushakira amashuri ahandi. Icya kabiri numva ngo naratsinze neza. Izo mpamvu zombi zituma ngira inyota yo gukomeza ngo menje kwiga. Noneho ndataha nsubira iwacu ngo ngereyo, na niyo wambajije sinjye wambajije noneho niwe asiko ko numvisha ngo waratsinze kandi hano ari umwaka umwe urabigenza gute? Ndifuza kwiga ariko no kuva hano no kwimuka. Ati se washobora kujya hande? Ndi ndashaka kujya Ibaraka ku misiyoni. Ibaraka ni wacu kugaharawe, ni mu misozi no kumanuka. Yego. Ni ibirometero nka 40. No kugira urugiye ntuzagaruka, ugiye kuri interna uzagaruka uje mu kiruhuko. Bene ibya Noel bya Pasika ni kirye gikuru cyo muki. Yego. Nese wanyemera ati we niba ubishatse inzira ziboya. Hariho muvyara wawe wagiyeyo ni Semajambi wandaye yari muvyara wanje, kuko mama akomoka mu Wasegege, ndaye ayirugigana na murumuna we Ntaganzwa Mujabutsa, bose babaye abakirisi cyo gihe nabo. Semajambi we yaje yigiye gusoma mu biraro. Bakuru banje bose bije gusoma mu biraro. Ese babikuye hehe? Sinzi abantu babigishije, ariko nzakekera Disimani Seba Yanimbasha niyo warize gatoya, bamugira kateshisi itinira akagenda aca mu Banyamurenge mu Babembe, aje gusohoka mu Minembwe, ashyira agashuri Irundu, kaza kumarwa na igihe nkambi y'Inori mu Bidegu yaje bashyira amashuri y'abana b'abakozi, ariko bamwe bahegiye nayo imyaka 2 cyangwa umwaka umwe. Ngakeka ko Semajambi yigishirwa nabo ngabigishirwa na Mbasha. Ndabereka urugero tugira hasi nuko ntabizanye. Nagusaba ugenda umpamagarira umubikira witwa Francine, arahari Francine, cyangwa urya bari kumwe batasohotse igihe mukuru yitwa Theodora, aje muri bibliothèque yanjye, azana ihuguru nahashize arizana ihuguru. Muzi ihuguru icyo ari cyo? Ihuguru muheza ryabuguru ndaribereka uko twazaga twiga icyo gihe. Na amateka yo ngayo nayo. Yego. Noneho aranyemerera Semajambi yaragiye yaraturutse, yabonye byahiga ntacyo yimari, yaratoroka aje Ibaraka. Niwe wa mbere wagiye Ibaraka mu Banyamurenge. Yego. Kabaga ari muri muvyara wanje, ariko nigeze kumva nawe yari umupadiri. Oya yashatse kuba padiri aza kubivamo. Niyo nagiye nkurikira hose kugeza kuri Petit Seminaire y'I Mungombe. Niwe nakurikiye ngo tugerayo ansigayo, aza kuvamwo abo mwarimu arakomeza. Ese tukiraho ico gihe idini rya Gatolika niryo ryahaba gusa ryonyine? Ryari majoritaire ko si ryonyine. Yego. Abanyaminembwe ku bwinshi barabanya abagatolika. Yego. N'abanyendondi ukuvuga ngo ico hagati, tuvuge ugarukiye kuri Nyamara ukaza za Mikarati n'ahandi, abenshi bari Gatolika, ari bari ba Protestant bari bahari. Ndetse abazamutse ba mbere mu misozi ya ruguru n'aba Protestant bari baturutse Remera. Yego. Nibo babajanye idini rya Kristo ba mbere muri za 48 mu misozi ya ruguru tuvuge y'Ubufurero. Bagiye nabo bagenda bagira bakwize idini kugera muri za Turambo, ariko icyo gihe mu Minembwe twese twari duhari na Protestant na Gatolika, ariko Gatolika ariyo benshi, ariyo majoritaire uko nabibonaga. Bona ninshubije kibazo, hari Protestant Gatolika ntabane nabo gusumbije amadini. Ubye uri umupagani cyangwa se uri umukristo Gatolika cyangwa iya Pentecostiste na Gatolika nabo twagiraga. Nakomeza. Yego. Bon, anyemereyega njibaraka rero nsanga muvyara wanje Semajambi kuri interna a deuxième primaire, mfite imyaka 16. Na niho nabatirijwe. Nabazwe muri 55 itariki ya 2 kwezi kwa 2. Niho nabatirijwe Ibaraka. Ndi muri école primaire, ndi muri deuxième primaire, troisième je crois. Nuko ngo icyo gihe école primaire cy'igikoroni yari imyaka 5 gusa, baje kongeza wa 6 nyuma, ariko yari imyaka 5.
icyo gihe nkabona abapadiri batwigisha basoma misa, nkabona musenyeri araje kudukomeza confirmation muri gatolika. Haza kuza ikibazo niba n'umwirabura yabo umupadiri nawe, niho natangiriye. Ngiye kujya mu gisubizo cy'ikibazo wambaje ni gute nabaye padiri. Donc haje kwibaza amasiko n'akanyota gake, ariko inyota itarakomera cyane ko n'abapadiri nanjye. Njya kubona n'ubundi muhungu w'umubembe twari inshuti dufitanye icyo kibazo twembi, kandi tuzi ko hari abandi bana b'ibaraka b'ababembe bazaga bagenda ku iseminari mu Ngombe Burega ngo bazaba abapadiri, abo bose ntababayewe. Ariko tutarabona umupadiri w'umwirabura, tukibaza se twaba abapadiri natwe biremerewe? Umunsi umwe gatuza haza kuza umupadiri w'umwirabura uturutse Kasongo, kuko ibaraka twari muri diocese y'Ikasongo cyangwa vikariya apostolique y'Ikasongo. Kuva muri 52 niho batanyuye Kivu bayicamo kabiri, bamwe baje Kasongo ni muri Manyema, abandi bagumye Bukavu, iba de vikariya yaje kuba de diocese ya Bukavu ni ya Kasongo. Tukaba turabe Kasongo twebwe nabimwenga araba Kasongo. Noneho hona umupadiri araje w'umwirabura yambaye ikanzu y'umweru atwaye kamyonete Chevrolet ndayibuka. Araje abapadiri baramwakiye abazungu, baramuhobeye, bamujanye ku meza yabo. Icyo gihe nta mwirabura wasangiraga n'umuzungu naho waba umupadiri. Yego. Hari indi segregation igaragara. Turamwikanga. Bibaho bariya uriya umupadiri wirabura baramwake, bazana n'inzoga Primus bashyira ku meza barayisangira. Tuhaye turunguruka tureba n'uwo muhungu yitwa Cyprien, iryo n'iryo hugurure rishiranga. Ndababwira icyo bimaze. Iyi ni tableau yo kwandikaho. Bon, kankomeza ibyo biraza nyuma ni ruhande. Wa mupadiri ngo agende atashye, noneho haza inyota irazamuka yo kuzaba abapadiri. Birashoboka, biremerewe, natwe twababo. Yego. Kandi tuzi ko hari n'abandi bazabagenda babembe ngo bazaba abapadiri. Dusanga noneho birahamye uriya muntu ni umupadiri yaciye muri biriya, natwe twabishobora, twumva turabishatse. Umunsi musenyeri wacu waje turutse Kasongo, twatinye kubwira padiri ngo wenda yadukubita, yari umurangi ukomeye ariko akatwigisha neza indirimbo, tukamutinya. Tuje gusaba musenyeri, turagenda nimugoroba ari muri chambre, turakomanza, arakinguye, atubaza icyo dushaka, tubuze icyo kumubwira, kandi twagiye dufite tugize ubwoba, turatinye, turi indimi, turarebanye. Ati niki mushaka? Yari umuntu ukuze, witonze, mwiza, wazagureka abana bakamwegera bagasoma intoki akabaza imigisha, yasaga n'Imana. Noneho turamubeshya, tuzi twaje gusaba umugisha ku ishapuri zacu, twari dufite ishapuri zacu. Azihaye umugisha ati arakinze. Tutacyo twamubwiye, cyazanye si umugisha, twazanywe no kumusaba. Turagiye turakomanza, asanga ni babana, aratwikanga se niki mushaka? Twihagazeho tuti twaje kugusaba ngo twohereze ku seminari. Ati murashaka kuba padiri? Tuti ati mugize neza. Noneho rero njyewe ndi umugenzi natambuse, ariko muzagende kwa padiri mukuru wanyu mubimubwire, azabohereza ku seminari. Tuti yatwangiye, niba yatwereje kubona twatinye uko yatwangiye mu kinyabupfura cy'umuvyeyi, ariko yatwangiye. Nuko arigendeye. Umunsi gumwe padiri aratwigisha indirimbo, twateguraga umunsi mukuru, kondakeka ko ari Noel cyangwa Pascal, wari umunsi mukuru ukomeye. Nari muri korali, naririmbye nkiri muri deja kuva kugahara ndazaga muririmbye kugeza ngeze muri kaminuza. Ndarakurara toujours niko mwumva ndifite musique igihe cyose imbamo. N'ubu uracashobora kuririmba se? Si cyane, ajwi ryarahinda, ariko ndaririmba mu bantu saba. Ariko wagerageza. Oui. Noneho aratwigisha, turaririmba, duteguye umunsi mukuru, arishima, duhaye amabombo menshi, ngo turangize dusezereye abandi basohotswe, turasigara.
aho twigiraga indirimbo muri sale nini rutingi gato. Ase ko mudasohoka niki tutinye kumubwira ati ase mashango mbongera ibombo tutoya izo dufite waziduha turacyazifite none siniki mushaka. Twihagazeho nkacyage cyamusenyeri kandi tuti turashaka ngo uzatwohereze ku seminaire. Ati murashaka kuba abapadiri? Ati très bien, mwagize neza, ni igitekerezo cyiza. Twumva arabyishimiye namusenyera byishimiye, dusanga turi mu nzira nziza. Iyo mbivugiye iki? Mbivugiye ko Imana iyobora abantu mu bintu bisanzwe n'abandi bantu. Nuko niko twagiye dutambuka iyo mitego yo gutinya kugeza igihe impungenge zishize tukabaza umuntu akatuyobora tugakomeza. Igihe cyo twabisabye icyo gihe ndi muri 5e primaire, niwo mwaka wo kurangiza école primaire. Noneho gaturangije wo mwaka batwereka amadresse amashuri yose yisumbuye ari muri vikari yacu ya Kasongo. Ntabwo yari menti icyo gihe, hari Kibangura ni Mbangu abo ngabo, yari EAP ya myaka 2 post primaire yo kwigisha amasomo yibanze agiye première deuxième primaire. Hakaba Kasongo école normale nabigishaga école primaire y'ebyo hejuru 3e 4e 5e. Iyindi kabishabonde hose ni kure mu mahanga. Bakatwereka ni seminaire y'Imungombe mu Barega hari Imwenga. Hagati y'Imwenga ni Kamiduga. Niho hari seminaire ya vikariyato yacu. Iyo ngiyo rero ikaba ni ishuri ry'aba rigenewe bashaka kuzaba abapadiri, abafite ibyifuzo ibitekerezo naho batazababo ariko bagifite nk'uwo mugambi naho bajya kwigira. Baduhaye adresse umwarimu wacu uri kutwigisha yitwa Christophe Muluri, uturukomoka mu rurimbo rw'iya muri za Fizi hagati ya Lubonja na Kabeya raza Misisi. Nuko niko twumvaga tubonye adresse kandi tubonye abandi bazabagenda bakagaruka baba bembe, turabegereye turababaje baradusobanuriye. Umwaka ngushire nje mu Ngombe, ariko uwo mwaka nsanga Semajambi yantanze yo na wa wundi tujuru nagiye nkurikiye Ibaraka, nawe niyo yatangiriye. Ahageze yari afite ubwenge bwinshi, nege yatorotse avuye ugahara inkuru y'umwana usubira inyuma ngo agere Ibaraka basanga afite ubwenge, bamushyira mu mwaka wa 2 abaradusize. Twatangire mu mwaka wa 1 ngo agere Ibaraka bamushyira mu wa 2. Agiye mu Ngombe agiye mu wa 6 bita ngo préparatoire yo kujya muri humanité yari myaka 2, 6e 7e préparatoire. Agiye mu wa 6 ngo urangize asimba wa 7 ansize imyaka 2. Mbaye cyangwa se inyuma cyane imyaka 2 yose. Ngenda mukurikiye nanye ndatangire ndize 6e 7e préparatoire, ntangiye 6e des humanités. Icyo gihe abaje mu seminaire biga cyane kilatine kigereki nico n'igifaransa nijo twakoreshaga cyane biza seminaire. Cyo gito musanga abantu bose bagiye muri seminaire kera bazi igifaransa cyane. Niyo mpamvu ni kilatine n'ikigereki cya kera. Tugeze hagati muri 62. Icyo gihe navuze nagiye mu seminaire 58, niho nagiye mu seminaire y'I Ngombe. Mfite imyaka 20. Yego. Ariko abandi twajyanye bose bamwe banduta, ndetse ugasanga uri umwana kandi ufite imyaka 20. Igihe cy'igikorone ntihabaga condition ng'imyaka, ushatse kujya aragenda ariga, ndetse bajyaga gufata abana ku mbaraga bakabazana mu mashuri kugira ngo abana bige. Ndagenda ndantangiye ntamaze imyaka 4 ngo imyaka ngo ishire. Abasenyeri bakivu kuva mu Bandande seminaire y'Umusienene kugera Bigoma, Bukavu, natwe mu Ngombe n'abarusaka muri Katanga, Byura muri Byura, Kirungu, abo bose abasenyeri bavuga ngo tuzaje Bukavu muri collège y'abajesuite yitwaga Notre Dame de la Victoire, ubu ngubu yitwa Alfajiri y'Bukavu. Niho batujanye muri 62 kujya kwigira imyaka isigaye ya humanité. Ariko turabaseminariste, twagiye turabaseminariste batuvanga n'abandi bana benshi, abahungu abakobwa no bwa mbere twabagitwanye n'abakobwa mu mashuri ayanga yisumbuye.
ndangiza muri 66 mba ndangije école primaire secondaire i Bukavu ndatsinda mfata amanota meza. Nicyo gihe Murere yari iwacu. Icyo gihe rero mwumva ngo indwa ntambara ya Murere yavutse 64 yasanze ndi Bukavu iratwimira. Ntabwo twongeye kubana n'abavyeyi imyaka 2 nongeye kugera kuja kubana n'abavyeyi bacu muri 66 mu kwezi kwa 7. Bari baraka niho babazanye bose barwaye bameze nabi kubera ngo abasirikare n'abamercenaires mu Butare yarazanye ngo bagende bavane bahige Murere mu misozi yose kugira ngo batajya kwisha abasivile. Babazana baraka abandi bagiye Buvira baturutse imisozi ya ruguru. Abi Bubembe n'abo Minembwe abenshi baje baraka, n'ababembe haryo mu Mutambara baje baraka niho n'abasanze. Ndazagaze narangije humanité namaze gufata umwanzuro kuja mu seminari, ariko nifuza kubanza ngo mbonana na papa kuko nabisha ngo aracyareho, reka nje kumubona musabe kandi musaba umugisha w'umuvyeyi ngende twumvikanye. Nasanze aryamye ku kantu k'agasambi amerewe nabi cyane. Yaranarize nibuse ko yari zambonye bari baravuze ngo narapfuye baranyishe bamureye ko kumukura umutima en fait. Nanje narumvisha ngo yarapfuye. Turaganiriye mubwira amakuru yanjye, mubwira n'icyo nifuza, tinaje gusaba ngo nyemerera ati ugende aho aba bakwigishije abazungu bazaje hose uzabakurikira ntacyo nazi. Sinaba nk'ibyitambitse imbere. Icyo gihe yarabatijwe kuva kera. Nje nabashwe muri 55 we 56 kuko yarakuze. Abasaza bose bazaga bagaye imyaka ya katekumena, abandi yari imyaka 4 ariko bazaga imyaka 2 gusa akabatizwa kuko bari bakuze. Basanga usa yemeye kandi abishishikayemo, tibashaka ngo agire ubumenyi bwinshi cyane. Oya, no kureba niba abikurikira neza. Icyo gihe twari tumaze kujya mu murongo umwe twembi, aranshigikiye. Nibwo rero nagiye muri Grand Seminaire hariya Imuresa, ni hafi ya Kavumo, aeroport ya Kavumo, ni kilometero 10 na Kavumo. Ni hagati y'Ubukavu na Kavumo. Niho nigiye imyaka 6 ya Grand Seminaire, 2 ya philosophie, 4 ya theologie. Ubaje kongeraho ubundi wa philosophie ni 3 byaje nyuma yacu yari imbere. Ndangiza muri 72 niho rero icyo gihe musenyeri w'Ibuvira Katari sindamubereka hasi ari hejuru ku buhome bw'inzu niho wangize padri. 72 iminsi 20 kwezi k'8 niho nabaye padri baraka wa mbere muri teritwari y'Ifizi yose. Muri teritwari y'Ifizi cyangwa wa mbere mu Banyamurenge? Teritwari yose y'Ibuvira. Ifizi plutôt irimwe Abanyamurenge, Ababembe, Ababuyu n'abandi. Ninjye wa mbere wabaye padri muri yo. None se kuba wa mbere kandi harimo andi moko byashingiye kuki? Bazaga bavamwo, bazaga bagenda nkanje tukajyana, bagaruka bakavamo ku mpamvu zabo cyangwa z'abavyeyi. Yego. Bakuva dashaka kuba padri mu Gatolika ntibashyingirwa, ntibarongora. Ababembe kumuvana ku kurongora biragoye. Icyo gihe basigaye baravyemera ko nabo byari bigoye cyane. Bakabona ko ari ugufusha ubuzima busa, bakavamwo. Nshika narakomeje, bamwe tukajyana bakagaruka bagahera, abandi ariko mbona nagiye nakomeje. Sema Jamba aja nawe en fait wa mbere nk'urumuri aza kuvamwo, ariko yavamwe n'indwara. Yego. Yazaga rwaragurika cyane, umutwe ukamubabaze, akaba umunyabwenge bwinshi cyane, ariko umutwe ukamubabaza. Baramwimura mu mujane Mugeri, seminari y'Imugeri ni muri Bukavu. Ni Mugeri ni Katana. Kilometero 50 ni Bukavu. Hari seminari no biracyariho ya diocese ya Bukavu. Kuko hakonje bati wenda niho yagira ni kirima yamubangamiye y'Imwenga. Arahagera hamara umwaka wa birananirana. Bamuzana muri college ubu ngubu yitwa ngo Kitumaini ya Bukavu Mbobero. Yari college ya Saint Paul ya Barnabite. Ni hejuru naho gatoyi. Hamara umwaka wa birananirana arataha bamuvanamo. Donc ntiyavuyemo ku bushake bwiwe, ni indwara yamubujije. Yego. Abagumwari magenda yigisha bakaba directeur w'amashuri yose ya Fizi niwe warayayoboye imyaka itari mikeya. Sema Jambe
ariko niwe wamereye inzira yo kunyereka inzira mu seminari. Mbaye padiri bona uwo mwaka amaze guhabwa ubusaserodoti, uko kwezi Musenyeri anyohereza mu Ngombe. Iyo nigiye kera nanjye kwigishayo, nahigishije imyaka 2 nigisha igifaransa na mateka l'histoire. Iyindi 2 ikurikira ndakomeza kwigisha ko ndi umuyobozi, umwungirizi w'umuyobozi, vice recteur, kugeza 76. Icyo gihe Musenyeri wanjye anyohereza i Roma kwiga muri kaminuza. Kugira ngo nzaze ntanga umusanzu mu Grand Seminaire aho nigiye nanjye, kuko diocese yacu ntawe yari ifite, diocese y'abasenyeri benshi basanga nta padiri w'Ibuvira uhari, bati no ugomba gutanga umusanzu, ntawe yari afite. Abanza kunyohereza kwiga nize imyaka 7, nahavanye wasime travaux. Ibi nibyo bitabo nanditse ndangije kaminuza. Iki ni licence, iki ni doctorat, nibyo nize i Roma. Yego. Wa Musenyeri wangize padiri aza kurwara, yari umutaliyano, asubira iwabo. Bamusimbuza uwundi wa mbere w'umwirabura uturutse muri Bunia, niwe witwaga ngo Leonard Deju. Nakoze teze ari wo Musenyeri wacu la Défense. Yanaranaje ndetse kuyumva kuyikurikira, arambwira ati ngo ndagukeneye nguze gukora tubanu be chancelier wa diocese na secrétaire wanje, ibi seminaire ubyibagirwa ndagukeneye. Nagarutse nje kuba Ibuvira, ndamufasha turakorana imyaka amezi 5, ariko ndamubangamira nifuza kuja muri paroisse gutanga ubutumwa, kwigisha, nico numva nico niteguyemo cyane. Aranyemerera nja kwe Ikiriba muri paroisse Saint Joseph Ouvrier, harya bahinga ibisheke yameme industrie ntuze uruganda rw'isukari. Abaga paroisse no birahari, narahakoze amezi 7 ndagira ngo. Aranyimura anzana kuri katedrali y'Ibuvira yitwa Saint Paul. Icyatumye anyimura nuko abapadiri bari bahari Xavier bahavuye bose. Paroisse igera yonyine, ati ngo nije muri ya paroisse, nahagenda nje nyine. Akenshi tuba turi 3-2. Ndahinjira nje nyine, ntangira gukora. Icyo gihe nawe baramwimuye amushubije yaturutse Bunia, noneho Roma ingira administrateur wa diocese yose. Donc mbaye padiri mukuru wa katedrale, padiri uyoboye amaparasi yose yo mushyashya kuva Ibuvira kugeza mu Ruvungi. Tago yari menshi, yari Ruvungi, Kiriba na Uvira setu 3 gusa. Icyakomeye nuko nagiye kuyobora diocese yose mfite niyo mirimo yo yindi yombi. Bona hamaze umwaka nkora byo ngivyo byose. Muri 85 niho papa ndabereka hasi Jean Paul de yangize Musenyeri. Mba Musenyeri. Iminsi mikuru yabaye Ibuvira, ndakomeza gambindutse Musenyeri w'Ibuvira. Wa mbere wakavekere k'Ibuvira ku wakabiri w'umwirabura, wa mbere yari Deju w'umuhema, yaraturutse Bunia. Ubu yitavye Imana nawe ashize imyaka 2 yarapfuye, yarafite imyaka 88. Yego. Yaritavye Imana. Ayo niyo mateka yanje nakuba uko nawe yisinziraho nanyuze. No kuvuga ngo wabaye Musenyeri wa kabiri w'umwirabura Ibuvira. Ibuvira. Ariko wa mbere kavukire k'Ibuvira. Yego. Hari akabazo kamwe nshaka kubaza. Kamaze mbaze, wavuze ko bakohereje muri Europe, i Roma. I Roma we. Wagiye i Roma, ese ico gihe mwakoreshaga ibyangombwa nyabake? Passport. Twari nagiye turi muri Zaire, twari Zaire. Yego. Nasabye passport, nagiye Kinshasa, saba passport Zairwa. Barayimpa. Saba visa ya Roma y'Ubutaliyano, barayimpa, ndagenda njya kwiga. Nukuvuga ngo passport yatangiye kuva kera? Cyane, ya kera cyane. Passport usinze igihe yatangiye. Tuvuga passport yitwa passport igihe tubaye independent muri 60. Niko nkeka.
mbere ntabwo bagiraga de laisser passer aho ugiye hose ngo laisser passer no mu muhana n'iyindi ngo laisser passer, ariko pasiporo officielle yo gusohoka kujya mu mahanga kuba kongomane kubirabura ndakeka ko yatangiye muri 60, ariko birashoboka ko wenda yatangiye na mbere, ariko ibyo sinabibonye. Yego. Hanyuma uva Uvira, uvuye gukorera Uvira, donc usoje gukorera muri Uvira, wakomereje umurimo he? Bon, donc nakoze ibiri imyaka 15 nka musenyeri. Yego. Kuva muri 85 kuza mu 2000 niho nari musenyeri w'Uvira. Ibyo nakoze byose icyo gihe niyo myaka 15. Na nicyo gihe nashinze paroisse yo Minembwe. Yego. Njye wayishize nshinze. Ndi musenyeri w'Uvira. Ibibazo bimaze kubaga by'amacakubiri amoko iki, abanyamuvira baranyanga, byo simbijamwe cyane, sinshaka kubatoteza, ariko baranyirukanye amfete. Bigaragaje ko ubutegetsi ntibwakurikiraga, naragiye baraceceka ndagenda. Ngeze i Roma nakoze imirimo yo nari musenyi n'ubundi we, kuko ni sacrament ritavaho. Hari abantu banyakiriye, d'abord Vatican yabanje kunyakira iminsi ya mbere, baranamfasha economiquement ko nabaho. Hanyuma gahaza kuba umusenyeri umwe nasabye aranyakira muri diocese y'Udinda bumereka tugeze hasi. Yego. Tubana imyaka 2, nahabaye neza cyane, anshengeza mu bantu paroisse zose, ndakomeza nkawe, twakoze kimwe nkawe ko twarabasenyeri twembe, ariko ari we muyobozi wa diocese, njewe yuko yarancumbikiye gusa, ariko anyereka ko yanyakiriye avuye inyuma ndabwikekwa. Iyo myaka 7 ishire maze gusinya ko mvuyeho muri diocese y'Uvira, ubwo nayibanyemo nkiri évêque d'Uvira, ariko uri hanze. Yego. Noneho ndasinya ko mvuyeho kugira ngo nzibukire abandi bahaze diocese ndigira ibibazo byinshi. Subira Roma muri Vatican. Nabaye imyaka 4. Uvuye 2000 n'imyaka 6 mu kwezi kwa 12 niho navuye Roma nja mu Bubirigi. Nakira umusenyeri wa Liège. Niwe nandikira aranyakira. Aranshyira mu ngoro ya Bikira Mariya ndahabereka ishusho aho natuye imyaka 16. Icyo gihe cyose nakoraga ndi musenyeri, ariko nk'abandi ba padre muri za paroisse, kwigisha, gusoma misa, kujya mu nama zabo, gutanga inama nanjye nk'abandi, ariko ndagikora nka musenyeri uyoboye. Nuko nabaye 16 ngeze igihe cyo kugira pension. Icyo gihe cya pension wenda mashaka ngo kibasobanurire. Yego. Muri Kiliziya Gatolika hari amategeko avuga ngo iyo musenyeri cyangwa abapadiri nabwo geje ku myaka 70 y'ubuzima bwawe urarekura, uraruhuka. Nje nagiye ntarayigeraho, donc nabaye i Roma imyaka yanje ya pension itarabaho, ariko kuko navuye ntagikora ibuvira, Vatican yazaga imfasha ikampa umusanzu muke yo kumfasha amafaranga. Ngeze mu Bubirigi, kuko Bubirigi ubwo abapadiri barahembwa na leta. Yego. Musenyeri waho icyo yankoreye cyiza no kuyanshiza umurongo w'abapadiri ba diocese. Donc angaragaza kuri leta ko ndi umukozi wa diocese ya Liège, nahembwe na leta. Yego. Nubu ikintunze ni pension yanje mu Bubirigi, si yo muri Vatican, ko yo muri Vatican bayivanye yavuyeho, ariko iyo mu Bubirigi niyo ngenderaho nubu. Yameneke mwariye iturutse mu Bubirigi. Amashengo yo no kugira ngo masase gatoya. N'ayamazi byose uretse iyi nzu n'impano. Yego. Ariko ibindi byose ni pension yanjye. Ahubwo Ububirigi bugomba gushimirwa cyane. Ndabushimira, narakoze, nari umukozi, ariko ndabushimira. Uwo nshimira cyane ni umusenyeri wanyakira akabunshyiramo gutyo. Yatanyakira sinabigaragaho. Yego. Nahabaye 16 maze kuba pensionnaire, nawe nahawe pension nyuma cyane, nararengeje imyaka. Donc bishijisho baraceceka gusa. Igihe kiragera maze gukora ngeze muri 80, atereka tumuhe pension. Baraza rembwira mukinyabufura cyane, nukuri ndabibona, katuje muri pension turandikiranye na ministère de la justice ishinzwe by'amatorero y'Imana.
kuko mu Birigi ukorera Imana wese musulman, abayahudi, abakristu, protestant, katolika, anglika, bose barahembwa na leta, ni nk'abakozi ba leta. yego Nuko maze guhabwa pension mbona ko kuzaba mu Birigi bizangora economiquement, kuko yari pension ngufi cyane, akoze imyaka 14 ni mikeya cyane ntiyagutunga, kuko ubuzima bwo mu Birigi buri hejuru cyane. Kubaho ngo no gushaka inzu uzabamwe wenyene kuyiriha, gushaka wenda uzagufasha no kumuriha amafaranga yiwe sinkantanga hano biragorana. Icya kabiri, umuryango wanjye urantera bashaka ngo nzagaruke muri Afrika, ngo ninza gupfa bazampambe hano muri Afrika, bahagere bamperekeze bajyane kwirimbi baza barigeraho, barantera bose babudedere baruberwa ba Mucyo hariya muri cyazagaza buri mwaka kuza korara dutonganira hariya narinduye, tugeze igihe bandembeje ndemera ndaza. Uko bavuze ngo ndaje ngo bashaka ngo nzagwaho bazagera, cyo gituma naje ku Rusororo negeje ibintu sinkabagore nimfa bazaterera batereke sava bo niyo mpamvu wegera Mariya hano Rusororo na hepfo nzamanuka nza kunyerera nje mwirimbere ryanjye. None se bari abakuru bawe bari abayobozi bawe basabye ko bazaje kugushingura hanze? Oya ntibabisaba gushingura no amahitamo y'umuntu, yego, kandi nagukurikira iby'umuryango ushaka wifuza, byo ntibabinsaba ibyo ngi, ariko naje fite imva yanjye mu Birigi. Aho ngaho nari ntuye nazaga nkora imyaka 16, nasabye commune yego imva aho bazampamba, ko nari ngo niho nzagwa, yego, harayimba ndetse y'abantu babiri, umwe twabanagaje gupfa ndamucumbikira mu mva yanjye, aharyama nahanye ndahasiga kugeza igihe naje nasize ahangaha kira aho ngaho iwanjye. None ukuyumvira cyahari narababwiye ngo bagende bahereze ubundi muntu, byararangiye singisubiye. Bayigurishije ahubwo akazagweza amafaranga. Oya nani yakubuntu nanje no ibya leta. Ikindi mbaza none se uramutse upfuye njewe ico numva wenda kizima kuri nje kore washinze diocese yo ese no mu Minembwe paruwasi yo mu Minembwe era mu Madego, none wazasabisha akabare bazagushingura? Birashoboka, yego birashoboka habaye amahoro. Nimpamvu naje hano no kibacu atari amahoro, yego yahaba amahoro imbanira so bivira simbaniraje hano. Wayo zaje gupfa amahoro yarabonetse gusa sigo bitubwiye ico gihe ariyo tuzaguherekeza tukujana. Ibyo no kurikize ko bimeze. Icya kabiri, yego, hari umusenyeri w'Ibuvira nuvuga ngo wansimbuye n'urwego rwa kabiri, wansimbuye wa mbere yarahavuye nawe amaze imyaka 6 aje ari Bumbashi, yaje no gufika cya covid. Uyu ni wa kabiri mu bansimbuye. Sinapfa kugenda tutumvikanye nawe no kumuvangira, yego, kumuvangira nyabake kuko ni utegetse diocese aho Minembwe nahiwe ni diocese yiwe. Mbangiye mu Kinyamoko yose nabijamwe. Icya kabiri, birashoboka ko namuteranya n'Abanyamurenge, simbishake. Ndi umunyamahoro, ndi musenyeri, ndayobora nawe abantu bamako yose, imvugo nyinshi, ntabwo naje guteranya uwansimbuye n'abantu b'ubwoko bwanjye. Ariko tubyumvikanyeho ntagenda. Nahambwe Ibuvi mu mategeko yacu Gatolika, musenyera hambwa mu isengero rikuru yayoboye Ibuvira muri Saint Paul, nabo bagomba gucukura ngahambwa aho ngaho, kuko musenyeri nk'inkingi ya diocese cyangwa umusingi wayo. Ariko nifuje guhambwa gushyingurwa iwacu mu Minembwe ntabisaba, tukumvikana nkabwira impamvu kagenda. Ariko iyo mpamvu kuko cyane muri diocese hari amashakubire cyane y'amoko, nkirinda kuzamuteranya n'ubwoko bwanjye, ibyo sinabikora. Yego, niyo mpamvu yatuma ntagendayo. Ariko ndakunda ndanahakumbura abantu nzambasabira, nararize nagize byose, naranditse igitabo nicyo nanditse muri 2002 hari ibintu cyane byo mu Minembwe, amateka y'intambara byose birahangaha. Ahantu nkunda kumbura, ariko nkurikiza nanjye la sagesse, kwitonda, singendera ku marangamutima gusa. Ariko je numva ntabwo yakubangamira. Ikibazo icatuma kubangamira wenda usabishije kuja kuwayobora.
oya sinabikora ibyo ntibyashoboka kuja kwayobora niho yo kubangamira ariko ari ukuvuga ngo ushaka ko baje kugushingura iwanyu ndatekereza ko wenda atashobora kukubangamira keka wenda wowe utabishaka ibyo gana abantu rero bamyusaba nabo ariko none sinshaka kumuteranya n'abantu sasa nzeko abanyamurenge mwarakomeretse cyane n'ubu murakomeza ibikomere byinshi mu mitima ndetse twibagiye gusengera u Rwanda tunabikora aje kuranga bari mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi yego haje imyaka 31 ariko baracafite ibikomere byinshi kandi biracyagenda byiyongera tibarayibone byinshi biri muri psychology hari abana bazavuka ari bimuga kubera jenoside yego namwe mwarakomeretsa abanyamurenge kuva 64 ya murere n'ubu muri mu ntambara igihe cyose mwese hana abasore mwese ntiwangite muhazi kubera izo mpamvu mwatandukanye n'abavyeyi banyu mwafushije benshi abishwe umuryango wacu murabazi benshi cyane mufite ibikomere byinshi ugasanga abanyamurenge barasa nabanzwe n'abantu bose ndeka bakibwira ko abantu bose babanga yego ko abantu bose babatereranye kugeza igihe bibagirwa none ko n'u Rwanda rwabakiriye u Rwanda rwabakiriye ubukinya bakiriye ariko bakumva abantu bose baratwanga kuri iyo mpamvu mufite cyangwa dufite mbarimo nanjye ibikomere byinshi mu mutima nkirinda ko ibyo bikomere byatuma baje kwibasira musenyeri wabo bakamwita umwanzi wabo oya simbishaka n'umupadiri nkanjye n'umusenyeri nkanjye n'umurega w'ikamiduga ariko wakuri Kinshasa abapadiri abamusenyeri baza kumugarura ino yarakoze Kinshasa ariko nta kintu na kimwe nakora kugira ngo muteranye n'abantu b'ubweke bwanjye ibyo ndabyirinda cyane yego murakoze cyane hari ibibazo bibiri nshaka kubaza ndi kubona wambaye impeta nkabona wambaye ni umusaraba nkatwe nkaje wenda sindi umutorika cyangwa se katolike nkuko babivuga sinzi ico ibyo bintu bisobanura wenda ushobora kudusobanura ndabajije ariko wenda hari abandi nabo mbarije bazabikurikira hariho ibintu ndabimenyese ndagusubiza yego ariko mu kivumbajije reka none nsubize muri byose nonosore yego banze reke nzane ikindi kimenyetso niyo kanju y'abasenyeri ibara n'umweru hano muri Afrika no muri Aziya no muri Amerika y'amajyepfo kuko hashyushye kubera ubushyuhe ariko nko muri Burayi na Amerika y'amajyaruguru za Canada na Etats-Unis kuko hakonje ni imikara impamvu nuko tugira izuba ryinshi no umweru usubiza izuba hirya ariko ahantu hakonje umukara ukurura izuba ubushyuhe niyo mpamvu gusa ni climatique hano n'umweru bobi hariho amabuto y'umutuku ibyo ni ikimenyetso cy'abasenyeri iyo namba yiriya rero hejuru y'imyambaro isanzwe ngashyiraho umukandara nawo usaba ko kuriye ni ikimenyetso kugira n'umusenyeri uriya biragaragara nta kubaza uriya n'umusenyeri wamubaza gusa utuyeho urinde ariko ubuzi ko ari umusenyeri icyo ni ikimenyetso kimwe cya kabiri ishati nk'iyi irimo akabita ngo col rome nakandu dushyiramo ukambara washyira hasi gusa uyambaye ukabona nambaye wanyita padiri shizeho umusaraba automatiquement uturiya n'umusenyeri donc umusaraba ugaragaza ko uri umusenyeri ariko akangaka n'abapadiri baradufite baratwambara iyo nita ngo clergé iyo ni clergé urakoze cyane nshaka nje ubanza usobanure kuri aka kantu kubera ko mbona n'abapasiteri bayita ngo col rome col nakanya muri kora ngo rome y'abaroma ni ukuvuga ngo akangaka ni ikimenyetso cy'abapadiri ariko ndakeka ko kakomotse mu Banglikani turagasangiye ni akamenyetso k'abantu bose bafite urwego rw'abapadiri kuko musenyeri ari umupadiri nawe wazamuzagira ku musenyeri aracyari padiri nawe turakambara kangaka iyo col rome bon iyo nshatse mena kwisanzura hano ndi mu rugo ndi iwanjye ntarangwa nzi ko muza niyo mbimenya ndi hano muhira cyangwa iye gutembera ahantu
niyambara ishati nkizize made in Rwanda ngashyiraho agasaraba kanje. Akagasaraba naho karagaragaza ko uri umupadiri cyangwa umupasitori. yego Naho navana huyu ariko ubonye aka kantu urubwira ati ni padiri, ni musenyeri, ariko ukamenya ko ari umuntu muri clergy cyangwa ni pasitori, yaba Anglican yaba Methodiste, turagasangiye twese. Ni akamenyetso k'abakora abatanga butumwa. Ushyize huyu rero ni ikimenyetso bigaragaza ko uri umusenyeri. Umusenyeri waba muri Gatolika, waba uri Anglican, waba uri meme Presbyterian, ndago baravugira simbizi, ariko abangirika ndabizi barabambaye. Natwe ni ikimenyetso cy'abasenyeri. Ni ikimenyetso kuko umusaraba niho Yesu yadukirije ku musaraba, cyo twambara umusaraba. Uyu wanje neho ndawusobanura. Rubona ntufite ishusho ya Yesu Kristo. Hariho igiti, ni igiti gusa gifite amashami. Nuko ngo l'arbre de vie c'est Jésus-Christ. Iryo yasimbuye cya giti Adamu nawe bariye imbuto kibujijwe, bikaba igicumuro cyadukurikiranye. Jésus c'est l'arbre de vie. Nahise mu musaraba w'ikingeke. Utari ishusho ryiwe uri hose iki giti gifite amashami menshi, ayo mashami ni amatora yose mu isi. Ça c'est Jésus-Christ. Niwo nambara ku gituza cyanjye. Wakomeje mena ku rupeta. Narambuye wambaje urupeta nshaka kujya muri byose. yego Ngusubize ku rupeta rero. Uru rupeta nacyo ari ikimenyetso cy'ubusenyeri. Si ubupadiri, umupadiri ntiyakwambara urupeta nk'uru. Hariho nkuze muri bambaye impeta ntoya gatoya agashyira ku rutoki cyangwa aha ngaha. Iki si ikimenyetso cy'ubusenyeri. Kuko n'abashyinguwe bafite abagabo n'abagore barazambara, abahawe abashyinguwe mu bukuri mu nzira nziza, Katolika, Protestant, même les laïcs, même les païens bambara impeta. Ni alliance yingiye. Alliance ni iki? Kuko ngo mwahawe mwanywanye igihango n'Imana. Cya gihango ikinywana nabi baguhaye ngo uzabayobore. Nuvuga ngo mwarashyingiranywe nabo ni nk'ubukwe. Icyo gihango twabigereranya n'ubukwe. Safe ko iyi mpeta yanjye ibwiye ababizi ko mfite ahantu nayoboye nka musenyeri, naho ntakiyafite muri Gatolika yose ndemewe ni umurongo w'abayoboye. Icya kabiri, buri musenyeri ahitamo iyo ashatse, zigira ishusho nyinshi. Ngiye nanditseho nashyizeho inuma hejuru, hariho inuma, mwanayireba mukayireba, hariho inuma, urabona ko hari inuma. Iyi niyo nashyizeho, abahanga barayishora bayishyiraho, ndayibasobanurira. Iyo namaze guhabwa bambaye musenyeri, bangize musenyeri, bambaye petiroma, naje kuyisimbuza iyi ngiyi kuko nahisemwo iyo numa. Inuma ivuze iki? Muraho turi muri Bibiliya. yego Igihe Noa habaye umwuzure, isi yose igatikira, uretse abari mu bwato yubatse kubera Imana yayimutegetse n'umuryango wiwe, n'inyamaswa y'ibintu byose biba ku isi, kimwe couple par couple. Umuzi murabaye, Imana irema iyindi subundi bushya. So kurema yarahinduye ibintu byarashize, atangiye ibindi. Ishaje kubwira Noa ko amazi yakamutse ni inuma. Donc ya numa ibaye ikimenyetso cy'ubuzima. yego Inkuru nziza, umutanga butumwa bwiza. Niwe premier evangeliste, ni intumwa. Yabwiye numa ati dore azana akagati karamura akabona aho ngaho, ati ibiti byarameze, ubwatsi bwarameze, imyuzure yarashize. Noa akingura ubwato. Iyindi si ya kabiri irabaye rero. Niyo icyo gihe iyo numa ivuze. Icya kabiri iyi numa rero, igihe Yesu Kristo yabatijwe muri Yorodani, yabonye inuma yego yo muri hejuru. Iyi numa ni ikimenyetso cy'umwuka wera, l'Esprit Saint. Bihuje na ya yindi y'ubutumwa bwiza nayo kiragano cya kera, kiragano gishya, bateme ya Yesu Kristo, l'Esprit de vérité, de sainteté. Iyo numa rero ndazihuza, nicyo gitenda kize hariya. Ni inuma y'amahoro, itanga amahoro. Ivuga ngo amahoro yagarutse.
iyo abantu bishimye akenshi barekura inuma bahaye babyina zikagenda zikazenguruka zikagaruka ku mazi rekuye n'ibyishimo. Safeke ngendera muri spirit yanjye ku mahoro, niha amahoro nkayaha abandi, ngasaba abandi ngo bayatange nabo, kuko Yesu yavuze muri Beatitude Evanjiri ya Matayo igice cya 5 hariho le Beatitude, yaravuze ngo hahirwa abanyamahoro. Iyo niryo nafashe kuyagira no kuyatanga, kuko tayatanze wayononera, ariko amahoro aragabanwa n'abantu bose. Niyo mpamvu nashyizeho iyo numa hejuru. Indani handitsemo ibintu muri kariya mu rukuta harimo maje kubisoma, murabona 20/8/85 niwo munsi nagizwe musenyeri bansenge bansigaho amavuta ibuvira. Donc inuma ni ikimenyetso icyo nahisemo murongo wanjye spirituel pastoral, n'umunsi nagizwe musenyeri wuzuye, nuko niyo iyo petifuze. Donc mfite igihango n'Imana, mfite igihango na diocese ya Buvira, mfite igihango na isi yose y'abakristo. None se tukiraho igihe wahisemo kuba padiri, dusubiye inyuma gatoya mu muryango, tureke papa na mama, mu muryango muri rusange babyakiriye gute? Ndebye muri rusange bose babyakiriye neza. Ntabwo rigeze ngira imbogamizi nk'ibigeragezo kabashaka kumbuza nkuko njondo. Nabonye abahungu n'urungano n'abantu twanganaga batabyumva, kandi ari tane n'abagatolika. Umwe yari gatolika meme yaje guhinduka protestant nyuma, nibo bashaga bambaza nko kunshotora, ariko atari vrema kukumbuza ngo sinkabewe. Ariko abandi bose ba data wacu bose muzi muzamwumva, papa wenyine bakuru banje nta muntu n'umwe wigeze ngira mbere umbangamira. None se ntibagize impungenge ko kubera ko uyu muntu abaye padiri atabagishatse, izo mpungenge wenda ntibazigize? Oya, ibyo vraiment ntibabingaragarije, narabasobanuriye gusa bambaza n'ibigenda bite, ndababwireka muri gatolika ntizaturongora, turi abagabo nk'abandi, ariko ntiturongora, twiheye Imana n'umubiri wose twiheza Imana. Yego. Ariko ntibambangamiye. Ari abantu nabonye benshi babivanyemo n'ababyeyi babo, nk'abo banaga mbabwira baziga bagenda bakagaruka, benshi n'ababyeyi baziga bavanamo. Yego. Naho njyewe no jamais. Na nicyo kimenyetso kw'Imana yari yaranshatse, yarantoye. Iyo yagutoye iguha n'ubushobozi, ikakuvanira n'inzitizi mu nzira. Imana yagushatse iragukoresha. Mugende musome Isaiya, musome Yeremiya, musome abandi bose bagize ibibazo byinshi, ariko Imana yarabajyanye ibageza ku cyo yashakaga. Nimutanga ubutumwa, nimuvuge ibi ngibi. Yeremiya bamwishe muri Egypte, bene wabo Abayahudi nibo bamwishe. Ariko yamaze gutanga ubutumwa. Jérémie, c'était un prophète que j'aime beaucoup. Bon, donc nashubije kibazo cyanyu, muri icyo kibazo bira mu nzira yanjye kwa padiri nta mugamizi nagize. Kubijanye nako gasapo, agasapo rero sinakavuze. Aka nakamenyetso gusa ukambaye wese abari musenyeri, cyanga vicaire general no umungirizi w'umufasha, nabo tumwita musenyeri, ko ntabwo ni musenyeri wasizwe amavuta wasengewe, ni musenyeri umushyira ngo umufasha wiwe, umujyanama wiwe, akazamutuma hatashoboye kugenda akamutuma. Uwo ni vicaire general. Uwo nawe vicaire general yakwambara uyu mukandara nawe nako yakambara, ariko ntiyambara umusaraba wa musenyeri. Uyu urakomeye. Yego. Donc nakagaragaza n'ikimenyetso ngo uri musenyeri. Aka n'impeta n'umusaraba, iyo umuntu abyambaye tubaza uwo ni musenyeri. Aruzuye. Murakoze cyane. Iyo bita kalote na kantu gusa, ariko afite icyo kavuze nako. Kavuze icyubahiro cy'abasenyeri. Yego. Iki ni cyubahiro. Hari nakande sagashaka kujyamo tuzadushimangira cyane ngo ukuboko kw'Imana kuri hejuru yawe. Donc ukora gukingiye, Imana irakuyoboye. Nicyo gituma iyo dusoma misa hari igihe tukavanaho. Ni igihe tugiye kugira consecration. Dutangira misa nkambaye, nagira igihe cyo guhindura amaraso, divayi ngo amaraso ya Yesu Kristo. Umugati ngo uhinduke umubiri wa Yesu Kristo, ko yabwize ngo muzamukora ibingibi inama.
tukavanaho, kuko umunyacyubahiro wa mbere ni Yezu Kristo. Nkavanaho ngasoma igice gisigaye cya misa cyose, twamara guhaza twese bamaze guhabwa ukarisiye kagasubizaho. Yego. Uko ni ukubaha Imana Yezu Kristo. Igihe cyawo consecration nta wundi uri hejuru niwe. Yego. Ariko tumarangije imisi tumaze kumurya no kumunywa nongera ngakambara. Kandi nkambara gusa nambaye n'ikanju. Ndafite ikanju ndi tukwambara sa sone mal. Ariko nabonye bamwe batwambara nabonye Musenyi mwo muri Nigeria akambaye twari Yerusalemu akambaye yambaye ikoti si bisanzwe. No ukambara ufite ikanju utaryambaye ukavana ukabika umufuko wajya ukambara waryambaye. Birajyana ni costume complet yo Musenyeri. Okay, murakoze cyane. Hari ibindi bibazo bibiri mbaza tugana ku musozo. Kibazo cya mbere ndabaza kubijanye nyine cyakora turi kuganira kubijanye na Katolike. Hari sengesho nza numva basenga bagashiramo nyina wa Yesu Maria cyane kenshi. Ngira ni chapelle ndanayifite yanjye kanibere. Iyi ni chapelle yanjye nayihawe na Papa uyu dufite ubungu François igihe nakoze pèlerinage i Roma mu 16, donc 2016 wari umwaka mukuru w'impuhwe z'Imana. Noneho nyoboye abakristo ba Belgique no rinduye tuji Roma arayimpereza. Dore n'amashusho y'uwo munsi ni hariya muramubona hariya turi kumwe n'ikigo yambaye ishapelle ari hariya Papa nanjye. Ishapelle rero ngusubize turasenga ndakura amasamuriya wuje inema tukavuga Maria mutagatifu umuvyeyi w'Imana urari dusabira twe banyabyaha kuri ubu nigihe tuzafira. Amen. Tubivugira iki? Kuko kugira ngo Imana Yezu Kristo yigira umuntu yaciye mu nda ya Bikira Mariya. Tugize mu by'umubiri by'abantu amaboko mu bitekerezo by'abantu, Imana yamusabye uburenganzira ngo amwemerera amucumbikemo ariko umwana bamuvukemo. Yego. Adaciye mu ntanga y'umugabo. Niyo la conception virginale. Aramwemerera, Bikira Mariya aremera. Yaravuze ati ndi umugaragu w'Imana, icyo Imana ishaka gikorwe. Yesu abamugiye mu nda ye aramusamye. Icyo tuvuga rero turaje cyo gutanga ishapule tuvuga ngo ndakuramusa Mariya nirya jambo mareka yabuza Gabriel. Yego. Wuje inema, ufite inema imbaraga, ufite impano nyinshi kugira ngo byari Imana nta wundi ufite mu biremwa byose ntawe ufite intuze imigisha nko wawe. Imana iraguhaye ntago yaranabikwiriye wenda ariko yamuhisemo. Yarabishatse Imana arayemerera kuko yari afite liberté yo kwanga ati ngiye byo simbishaka byo Imana simbyumva birandemerereye. Yaremeye. Wemereye Imana rero uri umunyamahirwe. Yego. Tukavuga ya magambo ya Gabriel. Noneho tukongeragaho ibisingizo byacu kuko ari umwana nyina w'Imana. Yamana yaje kuducungura. Yamana igihe cy'umusaraba akabwira Yohana ku musaraba ngo uyu ni umunyoko uyu n'umwana wawe. Kuva ubwo ngo Maria aje gucumbika kwa Yohana. Yohana yaramuzanye ahantu no muri Turukiya yarahajyanye nawe bari Efeze. Igihe Yohana yarafunzwe muri Patmos aha yamena amabuye yo kubaka amazu y'abandi yari kumwe na Bikira Mariya. Yari yabaye umuhungu wiwe. Yego. Son fils adoptif. Ça fait que Yohana abaye buri mwe muri twe twese. Maria ni umuvyeyi wacu. Nicyo gituma tumwubaha tukamusingiza tukamwambaza. Hariyo confusion rero abantu bazabagira meme les catholiques bazabagira. Cyane mwango mutabimenya aba protestant. Titumusaba turasaba ngo adusabire. Yego. Kuko utanga siwe n'Imana itanga. None ni gute mu musaba ngo basabira atakibaho? Ariho, elle est vivante. Maria? Oui, elle est vivante. Kandi niwe wenyine uri kumana n'umubiri niwe wose. Yajyanwe mu ijuru. Nose Maria yajanwe mu ijuru adapfuye? Hariho inzira zibiri. Yego. Gatolika tuvuga ko yajyanwe adapfuye. Yego.
cyangwa yarapfuye ariko Imana iramujyana niwe wa mbere wazuwe kuko Yesu yatwije ngo azatuzura yatangiriye kuri nyina. Les orthodoxes ni barya amaburasirazuba by'Uburaya kuva Rusiya mbere cyane bari Istanbul ni Turukiya y'ubu ngubu bari bahakomeye cyane hageza Efeze n'ahandi hose ni muri Turukiya. Yego. Bayita ngo dormition ngo yarasinziriye ariko Imana iramujyana mu ijuru n'umubiri wiwe donc iramuzuye. Yego. Ibyo ngibyo rero naho mugira ikibazo mwebwe proteste kandi nkabumva ntibyanditse muri Bibiliya ntaho biri muri Bibiliya. Ibyo ni imyemerere y'abantu bemera ati Bikira Mariya nta buryo yabyara nyina w'Imana Imana plutôt ngo imutererane tibishoboka kuko yamuhitiyemo yamushatse asimbuye Adamu wahemukiye Imana aje guhanagura cyaha cya Adamu na Eva kubera kubaha no kwemera Imana ntiyamuterera. Iyo ni imyemerere rero ubishatse muri Bibiliya ntiwabibona. Or mwebwe mugendera kuri Bibiliya gusa aho nkabumva twe turemeye ko Bikira Mariya ari mu ijuru niwe wa mbere wagiye mu ijuru wa kabiri wa mbere ni Yesu Kristo. Yesu Kristo rekwase n'umubiri n'umutima wiwe yazamutse n'umubiri wiwe ntiyawe uko yawugize mu nda ya nyina ya Bikira Mariya ntiyongeye kubutakaza. Bikira Yesu ari mu ijuru nk'umuntu ariko ari Imana nunyana nyina wamubyaye rero niwe wundi. Abandi bose ba Abrahamu n'abandi bose kugeza ubu ngubu ntawe uraje mu ijuru n'umubiri wenda imitima birashoboka. Iyo umuntu apfuye umutima ntuzupfa umwuka ntuzupfa. Ese wagiye hehe wajya ku Mana? Abagatolika bashizeho doctrine abenshi batumva ngo yagiye muri purgatoire ngo ahandi ho kwisukura neza kugeza igihe abantu bose bazazuka bagasubira mu bibiri bakagenda. Iyo ni doctrine ya Gatolika itari mu Bibiliya nayo ngo ni kwigishije utabyemeye ntiwabyakira ntibisobanutse ngendera kuri Bibiliya ntibirimo ndakumva ndanakubaha. Ariko twemeye ko Bikira Mariya ari mu ijuru na Yesu bombi bafite imibiri yabo bombi. Kuri iyo mpamvu rero tukamusaba ngo dusabire. Tumusabire iki? Impamvu tumusaba ngo dusabire ariho abakristo Yesu arasubizaga ati ababyeyi banje niba rye bankurikira ni mwebwe munkekije hano. Hariho amagambo abiri aho ngaho. Yaguye umuryango wiwe yagize abantu bose bamwemeye amukurikira umuryango wanje. Yarazi ko Bikira Mariya yarabyemeye amwemeye ariko yakurikije umuryango wiwe nawe yanze kububangamira arabaherekeza ariko azi ko umwana we ari mukuri. Igihe Yesu nyina yamwemeye ngo naze mu nda yanjye akemerera Imana ntiyasubiye inyuma. Donc Yesu yarazi ko mama ibyo ndimwe arabyemeye abo mvuga niba rya abandi ba Nazareti bahatuye bangira gose ngo ni mwene wabo mubyara wabo mukuru wabo muki ariko ntibankurikira. En fait yaje guhitamwe yamugize intumwa yandi sa famille yagize intumwa umuryango wiwe Simon. Hari umuryango je pense ni ndaje kubikurikira neza. Hari umuryango wa Yesu mu muryango wabo wa Bikira Mariya. Me aro izo mpamvu zose nizo tumara tumwambaza natwe muri ndagendera muri ya shapure. Yego. Turambwira ngo Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana udusabire twebwe abanyabyaha kuri ubu ngiye tuzafira udusabire kuri Yesu Kristo ndaka twibagirwe ndetse azatubabarira ibyaha byacu. Donc n'umuvugizi ubu dufite gouvernement tous les gouvernements du monde dufite abavugizi. Haba hari icyami nk'ububirigi hari umwami ariko afite ministre des affaires étrangères urugero umuvugizi w'ububirigi. Hano mu Rwanda dufite umutware yakubaha President Kagame afite abavugizi babiri uwa mbere n'umukuru n'uwa kabiri uwa kabamaze urya wapfuye ejo bundi ari mukuru arinda niwe wakundaga kugaragara cyane avuga urya avugira u Rwanda irya avuze Kagame abo yarivuze urisuzuguye ubusuzuguye Kagame uryakiriye neza wakiriye Kagame neza. Ça fait que ale mukuru arinda cyangwa urya umukuriye le premier wa mbere ni kimenyetso cy'igihugu. Yego.
usuzuguye uwo muntu ni ambasaderi w'igihugu mu mahanga yose gusumba abandi ba ambasaderi boherejwe mu mahanga ariko ubu ngubu ijya avuga hano Kigali ni ihame. Niyo mpamvu rero ibyo abantu uko bimeze gutyo no kubyumana niko yigize umuntu ni umuntu nkatwe bikare muri rero umukobwa ari umuntu nkatwe turamusaba ngo dusabire. Yego. Donc ibyo ngibyo mwabisobanukirwa ntimwabisobanukirwa nabumva siko mwigishijwe ese mwishoma babwira ngo ingi ni idolatere ngo niki no none se kunywa inzoga kuri mwebwe ni icyaha cyangwa se icyaha ndayikomeza murayibona ese ndabatumye musogongere ndetse mfite imivinyo mfite biere mfite n'izindi zakozwe hano mu Rwanda nziza cyane no kuvuga ngo kuri mwe nta kibazo kirimo no ikibazo kirimo no gusinda ikibazo kurimwe nuko kujya gusinda ikuyobya yego kurya kuyoba hari guhe utakaza umutwe ukavuga amagambo adakwiye ukarwana n'abantu yego ukiyandagaza tuvuge hakaza ibigeregezo byinshi byo ku mubiri ko gusambana n'ibindi birashoboka ibyo ngibyo ariko inzoga yonyine si icyaha icyaha nicyo ikiyivamo kandi ukacyemera nawe icyo utacyemeye ntigitworeka kuko icyaha si ikigeragezo icyaha no gukora ikigeragezo cyakubwiye tentation no kugikora ariko ugeze tentation donc nicyo kigeragezo ukanga ukimira si icyaha niba wakoze icyaha gutekereza nabi kumva itekerezo bikuje ngo birakugarije ugashaka kubyirukana bikagaruka tekirabi icyaha ariko nutangira kucyagaza kucyegera ukajya mu mata nk'isazi kibaye icyaha rero icyo gihe donc inzoga si icyaha icyaha ni ukuyinywa nabi nyinshi kuveta gusinda no kwihemura. Tuvaye muri ibyo hari ibindi byinshi bihemura ari ibyaha nabyo. Kurya ivutu muraryo ivutu cyari cyo yego iyo uriye ibintu ukarenza ibyo ushoboye umubiri wawe kuko gusaba bikunze ngo biraryoshye ukaguma kurya ugahaga nyinde gatumba ukajya kuruka ni icyaha kuko wari ibintu warishije amaso ntiwarishije umubiri wawe kubwiye wifuje ibintu udashoboye yego ndetse birakwanduje kurya kuruka abantu bateye isesemi wandurira abandi bose donc tiwanyoye inzoga wariye gusa ariko urahemutse urabyumva ndabyumva umugabo umwe ni ibintu nabonye kera nkiri umwana mu birara twari ku kirambi hariya ku Ndondo hafi yo kwanteyoberwa umugabo umwe arazindutse aragenza urugendo rurerure ageze inyota ageze izuba ageze mu biraro nimugoroba bamuhaye amata kubera yanyota yagize nyinshi inshyushyu ni nzinza ariko nimbi izayisha inshyushyu bavera atanje ko inshyushyu nabi yikubise inkongoro imwe arayimaze akadeteka inkongoro bamuhaye kandi agakubise ashyize mu nda ngo amare ya mata aramugaruka aramuhinduka aratumba ntabashe kwishara ntabashe kuryama akazasigara afukamye akubita umutwe hasi gutya bari bakira abapagani icyo gihe bamukubise impago muzika gutya ngo amabondo amanuke ngo aruke wenda yagiye gukira atangira gushishuka umubiri w'inda kuko yari yatanuze cyane atangira gushishuka ni ibintu byabaye mu Banyamulenge uwo muntu yarahemutse yakoze icyaha yego mwanyumvishe donc si inzoga gusa yakoze icyaha n'ibindi biribwa tuvuge ngo raje nguserutseho ndashonje ndanyotewe urambonye urabifite imboya mu rugo ariko uranemye ukoze icyaha tiwanyoye inzoga ariko ukoze icyaha wemye umuntu ushonje wenda nanagusabye uranakira gusa ntawanda kwanya kuri nje naje kuguhingira ushizeho n'igitutsi meme uranshunaguje meme ni icyaha ariko si inzoga donc on raisonne byose on raisonne avec ibyo turimo inzoga si icyaha kuyinywa nabi wi yaba icyaha yanaguhemura turabizi bon wenda ufite abashiki bawe cyangwa hari uwundi inshuti yawe ufite mushiki wiwe ukumva ni umukobwa mwiza uramukunze
ariko nturamurambagiza turagera iwabo ngo ugaragaze ko mushaka uzamurongora murumvikanye ku ruhande muraryamanya ni icyaha yego ariko si inzoga n'umuntu icyo ni icyaha urakuranyumva donc ibyo mbivuyemo reka badutuna ku musozo irihuguru rero hari utubazo tubiri nkubaza kandi uramudusubiza wenda byihuse hari ikibazo ca mbere ndabizi ko niwe musenyeri mu Banyamurenge dufite kandi ndabona ubu nyine wagiye muri passion none se niki wabwira Abanyamurenge kugira ngo ugire undi usiga mu mwanya wawe niki watugezaho nka hari abasore batatu batarashaka niki wababwira kugira nimba abashigikira kubijamo cyangwa se nimba babwira ko nyine bigo kubijamo icyambere guhamarwa n'Imana ihamagara singewe yego wenda naguheza urugero ukarukurikiza nawe ariko singewe guhamagara n'Imana ihamagara ariko nababwira ngo iyo muyumvisha umwana arifurije ikintu wenda atangiye mu matsiko atangira kubaza ababyeyi atangira kubasaba cyane nk'abo Abanyamurenge benshi ni Protestant ntabwo nta mwanya twabigizeho mu mwanya turangire ndabigezaho nabo umwana agashanje wenda ashaka kujya gusenga muri Gatolika mureka agende ntumubangamira ntubimbogamize murubise kuko mubishije Imana hari gihe abantu bangira Imana nagenda iyo ngiye agafatwa wa mwuka akumva araryohewe ati ndashaka kuba padiri nanjye akayibabwira mubise va mu nzira kuko ni wanga uzaba wangiye Imana havamwo n'umuvumo yego ku Mana birashoboka washaka utuye umwana wanjye reka ngiye n'uwanjye nzagushingira umara kumushyingira uwo munsi agapfa ugasigara umupfakazi bibaho byarabayeho yego ariko umwana akubwira ati papa mama ndashaka kujya hariya mubise murere neza mu idini yawe kubyemeye ariko nakubwira njyewe ndifuza kujya hari dufite abana benshi batuvuyeho bagiye wanyu turabareka dufite imiryango y'abakristo hano b'Abanyamurenge bameze nk'abapfakaza abagore barabasize bajyana n'abana babo baza hano imisa yanjye ari wenyine afite umuryango bazi nkabita abapfakazi ariko bafite abagore n'abana abagore batwaye abana babo ariko ni mu muceceke ntimubwira mubareke niba shaka bazagaruke niba heriyo n'abakristo barabatijwe Imana izabakiza niba ifata neza bakakora ibyiza Imana izabafata Gatolika siyo nzira yogine yakugeza ku ijuru yego ariko ni imwe mu nzira zikomeye nkuru ariko ntakwemera wone ngabwira ngo nabandi namwe nimukore nkuko nimukore icyo umwana yifujije niho Imana turuka guhamagara umuntu mu byifuzo mu masiko ngo mushake agasaba nimumureke agende nasanga bimubihiye ntazasaba inama azagaruka wenyine azagaruka neza bisobanura kuri aka kantu iyi rero ni huguru narisomye ngaha mu migano ya hano mbwira ababikira batazabumva amateka yacu uko twabaye abakristo iyi ni tableau iyi ni tableau twazi kwiga kwandika ukazana ya makaramu idafite intuze encre ngubwira umugani wacu mu Kinyarwanda wino crayon n'igiswahili crayon iyo wanditse aha urandika ukandika ugasoma ukandika byose nakwandika nkuza amagambo kayiho umwana ntekera runaka kayigushyira ugasoma ukabyumva washaka wanasiba ukandika ibindi ukansubiza iyi ni tableau ariko ni huguru ry'umugano barabikoresheje cyane muri myaka ya 1985 tukiri mu minembwe ariko turi mu biraro kuri Nyamari Nyamizungu hariya mu ntuze mu ahantu hose hari imigano twakoresha n'amahuguru kwandikira ukuvuga ngo batangiye kwiga kera nibi bakoreshaga nk'amakaye barge batagiye mu mashuri abatagiye mu mashuri abatari mu mashuri abantu benshi bwacu bize batagiye mu mashuri yego kabakuru banje bose tabagiye mu ishuri n'umwe bagiye mu bindi ariko njewe nagiye mu mashuri twatangiye ishaki tushe ukibaho ibyo nibyo mu mashuri ariko mu mihana abantu bize kwandika gusoma gutya uziko twigiye ahantu henshi cyane yego singiye ngo twe Abanyamurenge nje nagiye mu ishuri n'abandi bose abi wacu bose bari bazi gusoma uwagiye mu ishuri nje nyine bose badata wacu ukuyemwo Matindike kurikira papa ukuyemwo Sebikamiro
ujya kuba ukuye mu Kanyamarembe Rutayomba, abo nibo bakuru cyane. Abandi bose kugeza kuri Byondo bari bazi gusoma, bigiye hehe mu biraro, bigishwa n'abandi barya bamenye gusoma, nabo bazaga bandikira ku bibero jabo no ku maboko yabo. Kuko iyo ufite umwera, umubiri ufite umwera utisize amavuta, urandika ugasoma, none ugafata umwana ufite umwera nkakwandikira ko nkwereje umwana, nkakwandikira mbese mu Giswahili wa mwana ntakizi, kuko ntamwijana nanze ukuboko tishira runaka, genda umwereke namwandike ndimbo nshuti yanje uno munsi mfite abashitsi nifuza ko nawe waba uhari ndagutumiye. Umwana akagenda nakavuga kakwereka, ugasoma uti ndavyumvisha, uti ngwino hano sha, nawe ugafata wandikisha iki akatsi giti wamwera w'umwana basubije ndaza mukanya ndaje. Donc ntimwasigaga abana amavuta kugira ngo babe amatablo? Abana ntibasigwaga amavuta kugira ngo babe amatablo? No, mu biraro twagira amavuta, twaga dusiga amavuta. Era yenga yakere yitoko tukayanga tukayazira. Yego. Nje uyu nguyu nanza amavuta kuva kera. Nza nisega gusa yaba bantoteje ababikira baranyisha baza abantu isiga ufite umwera kisiga. Ariko kibangira umwana nanza nanga amavuta. Yinka bazaga bansiga nkajya kwivura nguta mu muvu. Bagasira bakuhagira. Donc ndakatije kurya. Murakoze cyane. Turagushimiye. Turagushimiye kuba wemeye kutwitaba ukanaduheza umwanya. Bakoze cyane. Ibi ngibi nizo tuba dukeneye kugira ngo aya mateka tuyasigarane. Ubutaha tuzongera tugaruke utubwire amateka y'ukuntu Bibogobogo yubatswe. Ndabizi ko n'ubu nyine uri inkomoko ya Bibogobogo. Ngira ngo niko bimeze. Ukuvuga rero tuzagaruka utubwire uburyo Bibogobogo yubatswe, umuntu wa mbere ageze muri Bibogobogo, ukwiriye amihana yose ya Bibogobogo yubatswe. Rero murakoze cyane, turabashimiye. Imana bagirire neza. Murakoze, ndabashimiye ko mwaje kumbaza amasiko nababwiye nshoboye. Muri ibyo byose navuze wabonye no kumpa mbivuga. Wenda hari ngo tuziye neza nk'amateka semugije mu idini bikira n'ibindi abandi y'amateka, ariko nababwiye uko mbizi nuko nemeye ko ari ukuri. Amasiko mufite inyota, mufite amasiko ibona ubu wose amasiko gusa nayisi inyota yo kumenya aho mukomoka, aho muturuka, abakurambere je banyuzemo, kugira ngo nimwe mwenyine ku rwego rwanyu no kubana banyu wenda mugiye mutangiye kubyara bazaba bimenya. Ni byiza, bivuze ko mwavuye Murenge mukiri Murenge. Shaka kubimenya. Yego. Shaka kuhamenya. Wenda mufite inyota yo kuzahasubira. Njewe ganashishikariza abantu, niba bumvishe kubishoboye genda usanga abandi. Yego. Usanga abandi bariko bararwana, bari mu kaga bageze gutera ko bari abantu ni mureke kubatererana. Tubwira uriya musore agira ubwoba, tuzatumubwira agenda kanga. Ubwo basicyaha bubaho, ariko mwamutinyura mwamuvana. Yego. Nabonye abandi bahunze byari byakomeye, hari twari komeye, bamwe barakomeretse baragaza baratinya gusubirayo. Narabumvisha urugamba ntawo genda burema rwishimiye. Urugamba nukwita ni igitambo, wabaye igitambo. Namahitamo akomeye cyane kujya ku rugamba, kuko kubuza ngo nta yindi zisigaye kugira ngo bari abantu bahabe, nta yindi nzira no kurwana. Iyo bumva amagambo nyabana mutwitondere, twarabanye kuva kera, ntimuzi nuko twabanye kera, basokuza batuga ibi nibi, nimwitonde. Ivyo byavuye barabihanaguye, bari mu rugamba, mu mugambi gusa wo kwica kwirukana. Hari inzira zibiri: kwemera ngo babishe mushire sava namahitamo, guhunga ni zitatu. Guhunga mukagenda mwese mukavayo nicyo bifuza, cyangwa mukwangotino tuzahabana n'ubundi twara ndetse imisozi twayibatanzemo nihi wacu koko turahangana. Noneho rero niba ari cyo mushaka nubwo rugamba rero uwese amagahunga ntabwo namutaye imfana. Uwemeye ngo bamwice sinamutaye imfana, yagize igitambo, yagize yiyahuye. Yego. Ari abantu bapfuye biwacu banze guhunga baranga barabisha. Tanga nono
musozi inka zanjawurishije kuva kera data taravuka ndetse none kugira ngo munyirukane kubera akanga baramurasa mugahera bisha abantu yaranze ararwana wenyine afite imbunda baramuzenguruka baramurasa baramwisha yanze kuhava iyo nayandi mahitamo nje sinagita n'icyaha ndetse oya ntiyahuye yasize amateka yarigishije aha ni gakondo yacu hari n'abandi barwana ubu ngubu haye bapfa bakomereka naho wenda bakirisha seretene mu rugamba bafuje inzira zose iyo abantu bagiraga ubwenge bari abantu bwacu tubana kugeza meme kuri Kinshasa gouvernement amafaranga babashyira mu rugamba mu ntambara de milliards yokije Kongo yose hadakenewe ikindi kintu hadakenewe n'amahanga ariko ya mafaranga yose agenda ahabwa abantu babacanjura ibindi bazi kwica abantu kandi bakaje gusubirayo ndetse no kubura umutwe mumbabarire ndasa nubatutse no kudatekereza yego haragenda amafaranga menshi cyane menshi ya Kongo aha yapfubusa mwayashize mu bantu mwabonye Kinshasa uko imeze yamyuzure mwarayirabonye yego yashize no kubereke nta mihanda nta gukora imihanda ngo bayisubiremwo canalisation ariko barashaka gusa intambara barya Kinshasa barya bakuluna babaye babandi bo hanze batazi nini ko barapfa kubereke imyuzure ni mugire imihanda neza mwishyiramo amafaranga menshi abana bisanzura bishakiremo ubuzima no umva combattre niyo mvamuza mwoyo mvuze sinza ntinye ndabivuga n'ubuswa no kutumva ou bien no mugambi ngo abinyuremo bibe bagira amafaranga twatanze miliyari ingana gutya y'amadolari yo kuja ku rugamba siko bayatanga yose wenda baratanga icya gatatu cya kane ayandi muri konte zabo donc ko bariba bitwarije intambara donc iyi ntambara irabatunze barayikeneye nihosha barongera kandi bashaka iyindi kuko bayifite nk'inyungu ça c'est un péché contre l'humanité même contre Dieu kurya abantu maye mwishisha n'abana b'Imana ishusho y'Imana c'est un péché yego muranyumvishe yego muzagende mubabwire mubiboherereze sasa murakoze cyane Imana wagasanira